Abitwa Vestine na Dorcas bagiye gusohora indirimbo yabo nshya nyuma yuko batandukanye n'uwitwa Irene wabafashaga mu buryo bwo gutunganya indirimbo zabo cyangwa se mu buryo bw'umuziki. Iyi ndirimbo rero bagiye gusohora yitwa Itabaza, bagiye kwisohora bari mu gihugu cya Canada mu bufatanye n'indi company nshyashya yabateye inkunga, ari nayo iri kubafasha kubaho hariya mu gihugu cya Canada. So ngiye ikibazo ndi kwibaza, iyi ndirimbo iraza gukundwa nk'uko izindi zakunzwe, cyane yuko ari indirimbo yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati umuntu wabandikiraga hano witwa niyo Bosco niwe wabandikiye ziriya ndirimbo zose zabaye hiti. So kuri ubu ngubu iyi ndirimbo mwebwe mugiye gukorana muri babiri cyangwa se mwaramaze gutandukana na Irene cyangwa se MI Empire, mwaramaze kuyivamo burundu mutakiye no mu gihugu cy'u Rwanda. Ese abanyarwanda bo bazayakira gute? Ni ibintu dutegerezanyije amatsiko. Iyi ndirimbo rero bakaba batangaje yuko isaha n'isaha irabigiye hanze. Bari indirimbo kandi irimo ubutumwa bwinshi butandukanye, inagaruka ku nzira y'umusaraba banyuzemo ubwo batandukanaga na Irene. Aba bakobwa uko ari babiri rero nkaba nakubwira ko bibera mu gihugu cya Canada. Ahangaha mu gihugu cya Canada rero uyu nguyu witwa Vestine akaba yarahabyariye, akaba ari naho afite umuryango, akaba ari naho atuye nubwo atarabona ibyangombwa bimwemerera kuhaba nk'umuturage waho. Ariko uwitwa Dorcas nawe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu nawe yafashe ubuti mu kirere amusangayo, nawe ajya gutangira ubuzima. Umukobwa ubona ko yahindutse cyane, umukobwa ubona ko uburyo asigaye agaragara, uburyo asigaye abayeho bitandukanye nuko yari ameze akiri hano mu Rwanda. Ni indirimbo dutegerezanyije amatsiko menshi cyane yuko aba bana batari kuvugwaho rumwe, aba bana bari kuvugwa mu ngeso nyinshi mbi zirimo no kwiyandarika hariya mu gihugu cya Canada. Ariko kugeza kuri ubu ngubu nta makuru afatika araboneka, ikaba ariyo mpamvu rero tugitegerezanyije amatsiko iyi ndirimbo kureba niba hari icyahindutse mu miririmbire yabo, mu myandikire yabo cyangwa se mu buryo abafana babo bakundagamo indirimbo zabo. Iyi ndirimbo yakiriwe nabi cyaba ari igihombo gikomeye cyane ndetse n'intangiriro mbi cyane ku buzima bwabo bw'umuziki mu gihugu cya Canada. Ariko nanone yakiriwe neza, byagaragaza neza ko nta cyahindutse mu mikorere yabo cyangwa se mu misohorere myiza y'indirimbo zabo. Indirimbo yabo yakiriwe neza, yaba ifite amahirwe menshi, bafite amahirwe menshi ko n'izindi zizakurikiraho zizakundwa, cyane yuko aba bakobwa n'ubundi kuva batangira kuririmba bari bafite igikundiro. Ariko ngakwibutsa yuko batangiye kuririmba indirimbo yabo ya mbere baririmbye bari kumwe n'uyu witwa Irene, uwo bitaga Daddy, bamwitaga Daddy, ndagira ngo mbibibutse, bamwitaga Daddy. akaba ari wabashoragamo amafaranga yose ashoboka mu gukora indirimbo, mu kuzandika, mu gufata amashusho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So nkibaza rero niba uwo bari kumwita Daddy, cyane yuko ari we uri kumenyera ubuzima bwose yari muri Canada. Uwo mushoramari wabatwaye rero akaba arimo arishyurira Dorcas ishuri ndetse akanafasha uwitwa Vestine kubaho. Reka mwibutse yuko ubwo Vestine yajyaga mu bitaramo byo kuzenguruka Uburayi ari kumwe na Irene ndetse n'uyu murumuna we Dorcas, Vestine we yari atwite kandi yahise yigumirayo paka igihe abyariyeyo. Ubwo yagumagayo rero nkaba mfite amakuru yuko ariho yaje guhurira n'uyu mushoramari amwumvisha uburyo ki bashobora gukora indirimbo neza batari kumwe na Irene. Nyuma yaho rero uyu nguyu yaje gufata umwanzuro uganiriza murumuna we nawe yumva koko ni ingingo itari y'igisheke, aravuga ati reka manuke nze twibereye muri Canada dutangire ubuzima bushyashya, twikorera imiziki yacu nta munyarwanda uduhagaze hejuru. Cyane yuko ngo buriya ikiguzi cy'ubuzima ahangaha mu Rwanda gihenze kurusha muri Canada, kandi ko amafaranga yo muri Canada aboneka cyane kurusha ayo mu Rwanda. Dorcas nawe yumvise koko ibyo bintu ari ingingo, aravuga ati ngiye kwibera diaspora. Gusa ngo kuva bagerayo bastragorenze no gukora indirimbo cyane ko amastudio hariya ahenze, aho usanga indirimbo ikorerwa miliyoni 1 ahangaha mu Rwanda hari ishobora kugeza muri miliyoni 6. Ariko ngo bakagira ubufasha bw'aba producer bakora indirimbo n'ubundi baturutse ahangaha mu Rwanda ariko baba hariya mu gihugu cya Canada. Akaba aribo babafashije rero kwegeranya indirimbo, kuzandika ndetse no kuzitunganya no mu buryo bwo gufata amashusho. Rero bakaba aribo babafashije abo ngabo n'ubundi abanyarwanda batuye hariya muri Canada. Nakwibutse yuko rero diaspora nyarwanda imaze kwaguka cyane ku buryo igihugu cyose ugezemo usangayo abantu biwanyu bashobora kugufasha gukomeza gusunika ubuzima, even though byabigoranye. Ariko igihugu cyose ubu ngubu wageramo, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, wasangayo abanyarwanda. Abana rero nkaba navuga yuko baba bafite amahirwe akomeye cyane baramutse basohoye iyi ndirimbo igakundwa, ikakirwa neza nk'uko izindi zakiriwe.
Reka mbabwire yuko rero andi makuru atangaje cyane kuri aba bana, ubu ngubu hariya muri Canada uwitwa Dorcas yamaze gutangira ishuri, aho ubu ngubu arimo ariga universite rero yatangiriye aha ngaha mu Rwanda, rero akabanza no kugorwa no kubona ibyangombwa bya hariya muri Canada bimwemerera kuzagerayo ahita atangira ishuri. Akaba rero kuri ubu ngubu yaramaze gutangira ishuri rya kaminuza y'icyiciro cya mbere, akaba ariyo arimo yiga rero, aho azahita anakomerezaho icyo bita masters degree. Kugeza kuri ubu ngubu rero nkaba nakubwira yuko amafaranga bari gufata ugereranyije ku kwezi, amafaranga bari gufata uyashyize ku kwezi nyine, kuko n'ubundi ntabwo amafaranga bari gufata ntagereranya n'ayo kwezi, kuko bari kuririmba mu churches ya hariya, kandi kuririmba mu nsengero za hariya birishyura. Navuga yuko rero amafaranga bari gufata byibuze ku kwezi atari munsi ya miliyoni 10, ntabwo ari munsi ya miliyoni 10, kubera ko insengero za hariya barasenga buri wa mbere, buri wa gatatu, buri ku cyumweru barasenga, kandi niko aba bana bagenda bazinguruka mu churches agiye atandukanye baririmba. Ikindi hari n'ibitaramo bito bishobora kuba ibi wakita nk'amakonseri aba mu nsengero, aha naho bakaba bari kuhakorera amafaranga. Ibi ngibi bikaba byararinze abitwa Vestine na Dorcas kujya mu mirimo y'akahebwe, cyangwa se kujya mu mirimo igayitse hariya muri Canada, cyane yuko iyo umuntu ageze adafite uburyo bwo kubaho, ikindi baranabambuye imiziki yabo bakoze mbere ntabwo bemerewe kuririmba, nubwo nataje ngo abitangaze neza kuri kamera avuga ati izi ndirimbo ntabwo bemerewe kuziririmba, cyangwa se za miliyoni 60 koko narazibatse. Ariko ibyo bintu murabizi yuko byabayeho. Ubu ngubu ziriya ndirimbo zabo za mbere harimo za yabo, harimo ihema n'izindi ndirimbo nyinshi cyane, umutaka, izo ndirimbo zose ntabwo bemerewe kuziririmba batarishyura ariya mafaranga. Bivuga yuko izo ndirimbo zikiri mu biganza by'uwitwa Irene. Kugeza kuri ubu ngubu rero navuga yuko indirimbo bagiye kugeraho uburenganzira 100% bazajya banaririmba byemewe n'amategeko, ni iyi ngiyi bagiye gusohora bamaze kuva mu nzu itunganya cyangwa se ifasha abahanzi ya MIE Music. Kugeza kuri ubu ngubu ikindi cyo kwibaza ni ukwibaza se aba bana ubuzima bwa hariya muri Canada, cyangwa se ubuzima batangiriye mu indirimbo nshyashya, cyangwa se n'undi mufatanyabikorwa mushyashya mu muziki wabo, ubuzima buraza kuborohera cyane yuko uko bisanzuraga kuri Irene, cyangwa se imibereho yabahaga ituma bisanzura, uyu nguyu ashobora kutayibakundira, cyane ko ubuzima bwa hariya muri Europe busaba kwigomwa cyangwa se kwimenya, ukamenya ubuzima bwawe. Reka rero mbashimire mwese tuba twabanye, ntabwo nkunda kubabwira ibintu byinshi cyane. Make sure ko wakoze subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi mu makuru agiye atandukanye y'ibyamamare aha ngaha mu Rwanda. Reka mvuge ni Imana iguhaze uburame, ibihe byiza, Imana ibiteho, ibahe guhaha ndetse no kuronka.